wambwiye bitewe no gutinya kuzongera kuzababara. Nari nagize umugisha nshaka urugo rwiza, buriya nzi nta kibazo na kimwe twigeze tugirana kuva kugeza atashye. yari umugabo nkunda kugeza aho tunabana najyaga mumbariramo kandi tubana mu rugo. kandi nawe mu bantu yabaga ameze nk'umusazi, niyo ajya arakara n'umunsi n'uyu na rimwe. ni ikimenyetso cy'uko twari tubanye mu mahoro. aho nabaga ndi hose byaransaga nawe bikamusa, bitewe n'ibimuvamo, bitewe n'uko nanjye mutwara cyangwa twese dutwazanye. rero nari nagize umugisha ngira urugo rwiza cyane. ibi byabaye nk'aho ari inkuba ikubise, nk'uko waba wicaye ahantu ukabona inkuba ikubise igiti. urupfu rwe rwambereye nk'inkuba kuko yapfuye twari turi kuvugana mu minota 30. nateguye amazi, nateguye imyenda, nashashe. urumva umugabo muba mumaze iminsi ibiri mudaherukana mukumburanye, nawe urabyumva. mu gihe cyo kwakira inkuru nziza ko ngiye gufungura porutaye, ahubwo nakira inkuru ko umuntu yitabye Imana. urumva nagize igikomere mu buzima, umva ntashobora gusobanura ngo umuntu abashe kucyumva. kabisa kirakomeye cyane. yari umugabo wandindaga imvune y'umutima ndetse n'umubiri. nkamubwira sheri reka nkora, kuba ati oya, igihe cyo gukora ntabwo kiragera. uretse ntabwo nshaka kukubona umeze nka Sarangu. abagore b'i Kigali barasaze, baragenda bagahinduka. hamwe atari kurabizi, njye sinahinduka kuko ubuzima twabanyemo urabuzi. mbaye ndi uhinduka mba narahindutse igihe twaburaraga, twabwirirwaga kandi mfite abanyunganira. ariko kubwo kubaha Imana no kubikunda no kukubaha, nanjye nkaniyubaha, bituma ibyo bintu mbigendera kure. arambwira ati mugore mwiza, sinshaka kuvunika. njya ndabyumva. cyakoza icyo twakoranaga n'ivugabutumwa, niyo twabaga dufite abashyitsi turi twatashye, yarambwira ati umugore wanjye arananiwe, reka tujye kuryama, tuzaganira ejo. icyo nshatse kuvuga, yantwaraga nk'amata y'abashyitsi pe. iriya nkuru ibaye kuva aho yahereye kugeza uyu munsi tuvugana, abantu bakomeje kunkomeretsa uburyo bwose bushoboka, kandi bakabikora kugira ngo mve, kuko hari ibikomere bijya mu bindi, ugasanga imitima y'abantu irahagaze, umuntu avuye mu buzima. nuko ari Imana itanga imbaraga. ndavuga ati rero ngira impungenge abana banifite n'ibindi bintu by'umugabo nabyihoreye, bazishakira ubuzima. ndanabitekereza, ninjira muri bizinesi, ndashya, abantu barantwika koko, numva ikizungu, ndashya pe. kugeza uyu munsi nshiduka nicaye mu rugo, ariko nari natangatanze ahantu hose kugira ngo ubuzima nzarebe ko bufatika, nazagira wenda aho mbangamira umuntu uwo ari we wese kubw'ibibazo byanjye. ndakavaringa ahantu hose, numva haragomba guturuka amata y'abana, minerivare n'utundi tubazo. mbese numva nta kintu abana bagomba kwifuza, nanjye ntacyo ngomba kwifuza, tuzakihereza. njya byose natekerezaga byaje kuba ubusa, amafaranga agenda anyareba, kandi ntako nari nagize pe. ndavuga ati numvaga n'ibintu by'urukundo ari ibintu nashaka kwinjiramo. abana bane nimba ashakana, nkagenda nkababara, nabo nkabatera igikomere, zabyifatamo gute? ndavuga ati reka njyewe nirinde, niturize n'umubiri wamagurukana, koga amazi akonje ako kanya, nkumva ntabwo ari ibintu nshaka kwegereza umutima wanjye. rero uje wongejeho icyifuzo
nkumva binteye gutekereza, ndavuga se ndi umuntu, nabonye hari abacogora bagize n'imyaka 50, hari abacogora bafite 40, ndavuga se ubu se nanjye siko byazangendekera, izi mbaraga z'umutima n'umubiri nzazigumana? ndavuga ati uko byagenda kose mfite aho ndambika umusaya kandi uko mbayeho ndanyuzwe, ariko mu buzima nkeneye umuntu umenya niriwe gute, abana bameze gute, mbese umenya uko naraye n'uko niriwe. koko ndavuga ati ibi bintu umenya mbikeneye pe. mbwira ibyakubayeho. njyewe na mbere nagize impuhwe kuko ibintu byo guhemukirana, iyo mbona umugore n'umugabo babaye nabi mbabara cyane, kandi ariho abantu babiri bagakwiriye kuvana ibyishimo. numva ubuzima ngiye kubwinjiramo kuko wababaye, nanjye nkaba narababaye, numva tuzakomeza uko byagenda kose. uri kumbwira ati reka ibintu tubishyire mu kwa munani. nakubwira se mu kwa munani ko ari iki wabizanye mu kwa gatatu? numvaga ndimo neza pe, kandi na n'uyu munsi ndacyarimo. ubwo mbese numvaga ari ibikomere tugiye kuvurana, numva nta gikomere nagutera, nanjye ntacyo nakwitera. urazwi nanjye ndazwi, nta gahunda yo kuvuga ati nteganya kuza nazasenga, kandi binabayeho satani yaba anteye icy'umutwe sinjye kukubeshya, bitewe n'ukuntu numva nitwararika muri njyewe. rero ibyo nakubwiraga, ubu tuvugana afite mesaje zigera nko ku 10,010 ntarasubiza, zigenda ziziraho n'izindi. wenda abo ni abantu ku ruhande baba bambwira ibintu byabo, mbese biba ari ibintu byinshi biba mu bantu. kabiri, n'inshingano mba mfite, haba ku ruhande rwa Mary, ku ruhande rwa shangazi wari wararokokanye na Dandi, haba ku ruhande rw'ahangaha mu rugo, spendinga amafaranga menshi cyane. uri kumva? nkareba abakozi mfite bagera muri bangahe, muri 3, umuzamu, hano biba imodoka, umva ku buryo udafite umuzamu washiduka abana yitwaye n'umenye nayitwariye. uwo ni umuntu w'ingenzi, umukozi w'abana ni umuntu w'ingenzi, umva bikomeye, n'umuriya mukozi wo mu ngurube. nkareba depase z'ibyo abana bakoresha ku ishuri, nkareba moto zabo, ayo yose ni amafaranga. nkareba abana afite ahangaha, kuba nabarekura byakunda, ariko nkaba ndi gushakisha umurongo nabishyiramo, kuko ntabwo bambaniye neza. usibye kuba nihangana, ariko n'abana batambaniye neza, twirirwa twabuze ibintu, umuntu arahaha soke, ugacungana nayo, ucunga ibintu byagiye utamenye uko byagiye, amaboni bariba, ibiryo bariba, imyenda bariba, inkweto bariba, imyenda bariba. izo ni ingamba mba ndi kurwana, ntashobora gupfa kubwira umuntu uwo ari we wese, kuko ari abana nareze, nk'uko najya gusebya shami cyangwa Pramedi naba nimenye inda. ni nako ntashobora kujya kuvuga ngo abana ibi n'ibi, atari uko bihari, kuko naba mbaye umubyeyi gito. ibyo ni ibintu byose ngomba guhereza umurongo. shangazi ntamuhaye amafaranga ngo arye, umva yabwirirwa akaburara, akabwirirwa akaburara. nubwo umuhungu we atagihari, ariko ni mabukwe, arisaziye. mwamubyara nawe na epfo na uruguru. nanjye ubwanjye umva ntacyo nishingikirijeho usibye Imana yo mu ijuru, cyangwa Imana ikaba ica mu bantu ikavuga, nkabona umuntu yohereje 20, yohereje 10, mbese nyine ukibaza nk'ubwo buzima, ukibaza mbese buzarangira ryari.
ugakora imibare mbese yo mu kwezi ukabona birahabanye cyane, usibye kuba umuntu yishyira mu mutuzo ukabona ariko birahabanye pe. Mu muhanda aho ushaka ajya gushaka amafaranga nta mafaranga akibamo, byibuze na mbere yangendaga akaba umuntu yawe wabona winjije na 200 ku kwezi, ariko ubu mu muhanda bimeze nabi. umva imodoka birirwa bazipakira kugeza no mwete. Rero muvandimwe, aho kugira ngo uzapakire iyi modoka bisigare bitugora kuva hano, ushatse umuhanda wawihorera. Avesisi zo zigira amafaranga, ariko rura yarazihagurukiye mu rwego rwo hejuru. Ubu tuva mu rugo bagenda babaza, ni uko nyine umuhanda bazimenyereye, n'ubundi igihe waga bazi yuko ari abakiriya tujyanye. Rero guturuka Nyabugogo kwinjira mu yindi mihanda ni ibintu biba biteye ubwoba. Hari n'igihe banga no kubyemera, ugasanga utahanye ideni ukaritahana rwose bakwandikiye, cyangwa se urabizi mu muhanda mukagira nawe urabyumva. ndamubwira ati rero umuhanda ndabona amaherezo ari ukuvamo, kuko ntabwo bizoroha. uri kumva? ibyo byose ni ibibazo mbafite, hagakubitiraho mbese ibibazo byo mu rugo, ibibazo by'isi yose. Iby'isi yose byo umuntu wese niyo yashyiraho ifoto yanjye arancuruza pe. Ibyo bakabikora bazi mbese barashaka kwamamara cyangwa kubona amafaranga, ariko ntibanatekereze si uyu muntu ntituri kumwica urubozo. Usibye Imana igira neza iyo yaratanze ku muntu umutima ukomeye cyane, ariko ibyo bankorera hari umuntu babikorera akarara apfuye bagashyingura. Usibye Imana impagararaho, ibibazo abantu baneje nta na kimwe nigeze nikururira, ni abantu babikurura bakabikireye. Atari Imana mba narapfuye hejuru y'imva yanjye haramezeho n'ubwatsi. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'ibintu byinshi, iba gukomera n'imbaraga z'umutima. agakubitiraho ideni ry'uyu ngo ni sifa, arampamagara umutima ugahagarara, ku buryo mba numva isaha n'isaha nzashiduka ibintu biri mu itangazamakuru. Kandi njye nta kibazo kuko urugamba ndarumenyera, ariko umukozi w'Imana wagiye nubwo yagiye rwose bizasigara byitwa ikindi kintu. Kabiri, abantu bazi ngo bafite amafaranga menshi cyane, iposita itabasha no gusembuka. Ariko ni kwa kundi Imana yisigira umuntu ugasanga ntabwo usa n'ibibazo nyine urimo. ngo nawe umva amagaritse umutima bikomeye, kandi ku giti cyanjye nkumva nta na kimwe nabashije gukora. Iyo umuntu nta nyandiko mufitanye, nta sezerano mufitanye, ariko byibuze ikibazo cyasigaye mukabasha kuba wagikemura, ibyo cyonyine cyo nari nakoze cyagombaga kumuha icyizere. Ariko igihe cyose akumva ko nazamuhemukira nk'uko abantu benshi babaye babihemu. Ngiye kuri biriya bintu natumije, ni umumama w'inshuti yanjye yankundiye kuri sosho, ansaba ko duhura, turahura, arambaza ese mama pasiteri uri gukora iki? ndamubwira nti ntacyo. None ko njyewe njya mu Bushinwa, waretse nkazakuzanira Kamari nawe ukihangana ugashaka amafaranga. Ako Kamari ntabwo kazaba kagoranye, ushake 5,000,000. ndamubwira ati rero ayo mafaranga ni menshi, ntabwo ntayabona pe, ahubwo njyewe mfite 1,000,000 kandi icyo gihe nari ngifite kuri nuko yambwiye. arambwira ati nzabigufasha, anshakira n'umukiriya ngo kuzahita mbihereza. njyewe ubwanjye mpita nibajina ko wenda ibyo bintu bizaza nacuruza nkabona kumwishyura ayo mafaranga.
ndamubwira ati rero ni benshi cyane ntabwo nayabona, reka musigire iyi ngiyi miliyoni ndayimusigira. Ndibuka ko kuri fone nayimusigiye niyo nasiganye y'ibihumbi bitanu byonyine, nta n'ayandi mafaranga nari ifite imbere n'inyuma. Nuko ndamubwira ati ariko uzirikane ko nta mafaranga afite. Birangiye bibaye aho ngaho, kandi numvaga turangizanyije pe, uko twabivuganye ariko tuzabikora wenda amafaranga akazabona ageze inaha. Hashize ukwezi n'igice arambwira ati rero miliyoni 4 zasigaye ugomba kuzishaka. Ndamubwira ati ni ukuri ndeka ngerageze ariko sinzi ko ndi buyabone. Rigarukira aho ngaho. Hashize ibindi byumweru 2 arambwira se amafaranga nturayabona? Mbona ibintu bikomeje kuba seri. Ejo bundi nibwo yampamagaye arambwira ati rero amafaranga yo gukoresha umuzigo Majerwa uri hafi kuzahagera mu cyumweru tugiye gutangira, uko byagenda kose ugomba gushaka n'amafaranga. Ndamubwira se amafaranga ko nayabuze, nabikubwiye nagira ngo uri muri burange za bitewe n'ibyo twari twavuganye, uri kubona amafaranga ndi buyakure? Uracyari kunyumva? ndi kumva. Uri kubona amafaranga ndi buyavane he? Yarambwira ati umuzigo wanjye uhagaze miliyoni 200, hari ayo nari nasoza agera kuri miliyoni 35. Ati none ariye akoresheje niyo ari kubura, hari kuburaho miliyoni 4, nanjye 3 ngomba gushaka zikuzura 7. Ndamubwira ati rero ibyo twari twaganiriye bihabanye n'ibyo ubu ngubu uri kumbwira. Rero niyo mpamvu ntigeze mbikubwira ngo kuko sinigeze numvaga ari ibintu biri aho ngaho. Ejo bundi nibwo rero yamvugishije yasoze ambwira uburyo ki n'igihe ibintu bye bashobora no kubiteza cyamunara kubera ayo mafaranga. Niko kuvuga ndavuga ati reka nkubwire ku bintu byifashe, ariko nta kintu mba naguhishe. Niba ari umuntu numva nisanzuyeho nabwiye buri kimwe cyose cyane, wese nkunda ngewe kwerekana amarangamutima yanjye, cyane cyane ay'umubabaro. Ni ibintu nkunda kwimenyera bitewe n'ukuntu nsigaye mbona abantu. Rero iyo umbwira ngo wenda nkiyumvamo nka mbere, ngo ntabwo nsubiza mesaje, ngo ntabwo nsubiza rikonde, wenda navuga no kuri kodi, iyo ndi kumva ijwi ryawe mba numva ari byo byiza kurusha kuba twakoresha audio. Kandi ejo nabonye nta mwanya ufite, turabizi ko twavugana ubwiye uze kumbyutsa isaha n'iyi, nsigaje amasaha ngende ku kazi, mbona wabaye bize pe. Ubwo rero ubaye mbize, hari abantu b'abacuti mfite, ndavuga ati reka mbagezeho ikibazo ufite. Urumva iyo umuntu abona ibintu byose byanze agerageza uko ashoboye. Nari nabandikiye nabo bari kumbwira uburyo ki nabo bitameze neza, nibo twari turi gusubizanya. Mbese None ko nta guciye mu ijambo, tuvugana bwa mbere wambwiye ko umukiriya ahari. Arahari umukiriya. None se niba umukiriya ahari muri ibyo bintu, kuburyo utavugana n'umukiriya nubwo yabahombyeho makeya, ubundi yego kureka nkubwire ukiraho. Iyo ibintu byageze Majerwa bifite umukiriya, we ntabwo aba ashaka kujya kubyivaniramo, abagira ngo bikuremo umushyikirize imari. Icyo gihe bigenze gutyo, wahita abona yuko waburaniwe, agahita azavuga agashaka kubijyumuza, kandi kubijyumuza ntushobora gukuramo amafaranga wakoresheje. Nuko ibintu biba bihagaze. None se n'umukiriya, ariko iyo umukiriya muziranye ni muri inshuti ndibaza. Nyine se abantu bose baprofitira mu kavuyo baprofitira mu kavuyo, wahita yumva ko byagushobeye nawe akaza agashaka kugukubitira mu igunira.
kandi aba akeneye ko ibintu bikura hariya akaguha amafaranga yawe. Ubwo rero nyine ni uko nguko ibintu byifasha mu ncamake makeya. Wenda ikindi ndibivugaho yuko hari abantu mwagiye mukundana urukundo ari urukundo nyine ruguteye impungenge. Aho ngaho ndakumva cyane, impungenge ntabwo zabura, ariko wenda icyiza kibirimo ni uko udakunda kubyakira umunsi umwe ubyakira, undi munsi ntubyakire. Ariko ndakubwira ikibuga ngewe nkiniramo kiba kinyereye, kiranyerera sinjye kukubeshya. Nk'urugero nk'ubu ngubu wenda Satani ashobora kunsaba ntazi ko yansabye, nk'umuntu akambwira ngo duhurire aha nawe tunywe agafanta tuganire. Kubera ingenza ngira nshobora gushiduka itangazamakuru rindiho bavuga ko nari nagiye muri roge kandi ibyo byakunda. Oya, none se aho hantu, none se aho, oya, ariko nawe none se umuntu yakujyana nk'ihene? Numva nkubwire ni uko nguko biba biteye pe. Ngewe urugamba ndwana ndaruzi. None se umuntu yakujyana ahantu utazi nk'ihene ijya kurisha? Oya ntabwo ari aho ariho hose, aho ariho hose. Ni ibintu biba bisaba kugira gute, kumeguka shuwa. Niyo mpamvu ikosa ritoya cyane naba nishyize mu bibazo pe. Ntabwo njya mpfa kwicarana n'abantu ahantu, ntibibaho. Abantu benshi basanga basaba duhurire mu rugo iwacu, kuko niho mbona urumva. None se ba bantu umbwira ngo bagiye kubonana nabo, nk'igihe umbwira ngo uri kumwe ngo na wa wundi ngo manejya w'intuza, none se mwari muri mu nzu? Ndaje nkwamagare. Ninde wagiye kwitaba? Ni mama wabuje kumvugisha gatoya. Ntacyo wamuvugishije? Wavugisha turasubira? Oya ndamubwira oya, tubanze tuvugane, tuza kuba tuvugana nyuma nawe ko yanagiye. Uvuga ko ari umuntu w'inshuti yanjye ya hafi, namubwiye kino kibazo ambwira ati ni ukuri nayaguhereza pe, ariko mbere y'uko yaguhereza nawe ndagusaba iki n'iki. ndamubwira ati yewe ibintu ntaho byavamo kabisa. Uwo muntu yaje he? Oya ndi kukubwira, ariho nagejejeho kino kibazo cy'amafaranga. Arambwira ati ndayafite nayaguhereza, ariko urabizi ko ukunda kuva kera na kare. Ati rero nayaguhereza pe, ariko nawe ukemera kumbera madamu mu ibanga. Ndamubwira ati sha akasamutwe urakasongoyeho kabisa. Ako ni akari gaciyemo, reka tukareke. Ubwo rero ntabwo biba byoroshye pe, habe habe na gatoya. Nabuze amahitamo, umudamu yamfashe nk'umuntu wari uri kumukinisha. Urumva n'ibyo nubwo ndwaye ni ibintu biri kunzengereza. Hari igihe umuntu abura ikintu akora pe. Rero nyine nabonye warakaye, nyine ndashyira bizinesi imbere cyane kandi nzi gahunda dufite. None se gahunda ndayizi ko ihari. None se ikibazo cy'intwazo cy'amatsiko, nka ziriya gurupe ubamo, kandi ko nabonye aho badasigana mufite umutungo munini, ntabwo ushobora kuguza muri gurupe. Nta mutungo munini ntawe urimo, ntabwo dufite amafaranga arenze miliyoni 2, kandi ntabwo byanakunda. Ntabwo najya kwiteza iriya gurupe irimo abantu batandukanye bafite utuntu n'utundi. None se reka nkubwire yuko uribuka igihe batase bazaga kusura hano muri nyine nka gurupe, byabyaye amagambo baravuga esike
ni gute dushobora kujya gusura mama pasiteri twamugeneye inkunga iyi n'iyi, twagerayo tukumva ngo inkunga yikubye kabiri, mbese banahamagara bakavuga ati ikiriho cyo pasiteri na mama pasiteri bararyamana uko byagenda kose. Byabaye birebire kugeza n'aho abantu bavuze ayo magambo twabasezereye. ntabwo bari bariganiriye muri komite. Uri gusakurisha ibintu sindi kukumva. Narivuze ngo ntabwo bari babiganiriye muri komite. Bari babiganiriye, sinari nazi ngo wenda bazanye n'ubushobozi bungana gute, ariko kuko hari umuntu w'inshuti ya Tasiye yambwiye ati mama pasiteri sinabonye ukuntu musura mperuka yo ku Kiriyo, ati none ndagira ngo niba muri buryo njye nta mwanya afite reka mbahereze inkunga yanjye muze kuyimugezaho. Nuko barayizana bayongera kuyo bazanye, baravuga ati ntabwo tubyumva harimo akantu, bararyamana. Umva ibintu byabaye birebire, cyagiye turi Butare turara mu nama abantu benda no kurwana bareze udutuza. Ibintu byabereye hariya ahantu byarikomba kabisa. Abantu bamwe baraye barira abandi bashaka kurwana. Umva twaraye mu rusaku ku buryo twiriwe mu giterane twumva twese imitwe iri kuturya bitewe n'ibintu byari biri kubera aho ngaho. Tuza kubicoca abantu nyine byavuyemo guturuka kuri Angela mwene Gihome yambereye dayimoni mbi cyane, mbese nawe agenderamo kuko mu bantu bari babirimo nawe yari ahari. Ni nawe wanabisunikaga cyane kandi akabigoronzora akabicisha hirya no hino. Mwese ni abadeperi? Ntabwo dushingiye ku madini. Ntabwo yiganjemo abadeperi? Harimo ingeri zose, n'abasilamu tubafitemo. N'abasilamu? Iyo musenga Yesu bavuga nde? Yesu ntabwo utwara abasilamu bemera Yesu. Bamwemera bwihishwa? Ariko baramwemera. Bwihishwa kabisa. Rero mu ncamake ni uko ibintu biteye, ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, ni ukuntu gusobanurira ariko ukongera ugahinduka. Mana yanjye ni hatari, ukavuga ngo singukunda, ntabwo mwereka ko uri proud yanjye, ngo nta jenoside wakoze, ngo nta bikira. Mana yanjye ngo mwaye hehe, ngo bintera isoni kubishyira mu bantu. None se ubu ngubu nayo ko mbere twavugaga iby'irembo ukabisamira hejuru, ubu ngubu ko nsigaye nkubaza nzana gahunda ntusubize kandi nakarira kubajije. si ubwo uri kubona atari njyewe udashaka kurongorwa mu by'ukuri? Uri kubona ashaka kurongorwa mu by'ukuri? nyine uri kubona atari njyewe, urumva ntabishaka muri makeya. ahubwo uzi ko gushaka kwanjye byagabanya n'ibibazo, cyangwa ibibazo nyine nkubwira ibintu bijyaniranye n'ibintu by'amagambo. wasanga utari kumbuye kurongorwa? wasanga utari kumbuye kurongorwa? ubu uri kubona ntabishaka koko? wasanga utari kumbuye? bishaka kurusha uko ubitekereza. none se ubu ngubu ko mbona nta ntuza.
wenda kuba ubona nta muntu ni uko ari ibintu biba byaje bigahurirana ibibazo byinshi byinshi cyane umuntu aba afite mu mutwe, ariko njye ntacyumva, nta kintu na kimwe mba naguhishe pe, ntacyo mba nakubwiye ikindimo cyose, ariko nyine ugashaka kunyereka ko mbeshya, kugeza narakubwiye ati wowe watuma umuntu akubeshya, kandi ukuri kwanjye, ukuri nakubwiye ni uko ntakubwiye ntabwo kuba guhari, kugeza n'abambwira ati menya narumvisha amabwire, mbese amabwire numvishije birenze ibyo wanyibwiriye ku bagore bose, ubwo byaba ari nka yahe mu by'ukuri, ko najya mpereza njyewe agaciro amagambo. Mari nuko Jacques yabyutse mbwira zo mubwire gatoya, warumbwira ngo iki rimwe warajyana mu ikarito se mushyira biswi n'iziriyo. Alo alo oui, urumva njyewe ikintu nabwiye cyinshi intege cyane ni ukuntu ndi kubona utari gushyiramo, ni ukuntu ndi kubona nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo niba navuga ngo kugira ngo wenda kugira ngo tubane ntabyo imbaraga ntabwo ugomba gushyiramo cyane, ahubwo nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo tube twabona ibyangombwa kugira ngo kuko nibyo nishimishije kuba nta mbaraga uri gushyiramo tube twabona ibyangombwa byuzuye. Njyewe nibyo nakubajije wumva gushyira imbaraga mu mushinga uri aho ngaho, kandi ugomba kuza n'abana hano bakabona ubuzima bwiza bakiga tugakora, wumva njyewe nagira ikihe cyizere gute cyo kuvuga ngo tuzabana ubirimo, kandi mbona imbaraga ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda. ubwo ariko nagusobanuriye pe, sinakubwiye uko ibintu byagenze. nyine wansobanuriye kubimbwira, nanjye nakubwiye ngo kuri njyewe wenda keretse ari nk'ubushobozi uvuye ahandi ku ruhande, urumva, ariko nabwo ari amafaranga azahita agaruka, ariko nabwo kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere, nagusobanuriye ni ukuri bihagije pe. urumva nyine kunsobanurira erega ibyo wifuza nanjye ndabyifuza pe, ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose, ndabyifuza. nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka, niyo twabona ibyangombwa ejo duhaguruke tugusange, twazana yombi twirukanka, bibaye nk'ibikunda. ko nta mbaraga nyine uri gushyiramo kugira ngo ibyo bintu biboneke vuba. imbaraga uri kuvuga n'izihe ko ahubwo ko n'izo zari zihari ushaka ngo tuzishyire muri bizinesi, ni izari zihari ushaka ngo tuzishyire muri bizinesi. rero kukubwira bizinesi kuyikora ntabyo, umukiriya w'ibintu arahari, n'amafaranga azahita agaruka, umuntu akongera akayabona akayakoresha ibyo yagombaga kuzakora, kuko ukurikije n'ibintu turimo nta n'iminsi wenda tunafite, nkurikije uko mbibona. tubanze tuvuge ku kintu cy'irembo, kuko nshaka mbwira tuvuge ku kintu cy'irembo, kuko nshaka gupanga mu minsi mike
mbega nshaka uza kubibwira muzehe, nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose. Nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. urumva ko nshaka kuza gufata irembo, bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose, bishobora no kuba mu cyumweru gitaha. ndaje mbitekerezeho. Ibitekerezo urambwira ryari? ntabwo nkubwira uno munsi. urambwira ryari? uzambwira cyumweru kino kivemo. reka kino cyumweru kivemo mbitekerezeho neza. none se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere warabyemeraga? niko nshaka kubanza kubitekerezaho, nyuma yo kubitekerezaho ndakubwira. urumva se nk'uwatsemo akantu. niba uvuga niko niba uvuga ngo tuzabana, sibyo? niba uvuga ngo tuzabana ukavuga ko nkunda, urumva? none se mbere kamuwe ubu urashidikanya? none se kuki umbwira ngo gufata irembo ngo waze ngo bitekerezeho, ngo uzambwire ngo mu kino cyumweru, kuki ubishyira kure? kuki se ubishyira kure nyine? ku kijyanye n'iki, reka ugisengere nanjye ngisengere, sibyo? none se aho ngaho ntabwo mwumvishe? ari kuvugira kure. aho ngaho ntabwo mwumvishe? yego ndi kuvuga ku kijyanye n'iki nyine nabyo, mbere y'uko rifatwa, mbere y'uko tunabihereza umurongo. reka mbisengere nawe ubisengere. tubisengere se tubibaza Imana, tubisengera ko tubibaza ko bizaba, tubisengera tubiragiza Imana, tubirindisha Imana. ubwo turabisengera mu buryo tubirindisha Imana, noneho tubone gufata umwanzuro, njye nawe nyine tuyafatikanye, sibyo? sibyo mbere? okay. tubirindisha Imana. okay, aha ngaha nabyumvishe. reka rero mbanze noge, ugeze muri dushe? ngeze muri dushe. kabone ko waba utikubita hasi dushe. amaze noge tubisore. sawa. pasite nkekera y'umugore izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize pasite, ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bo ukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe. umugore uzi neza ko ukeneye urukundo sha pasite akakuzanaho uburyarya. ariko ngewe ubu maze kukugarukira umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. buriya maze kukugarukira ibintu byose wagezeho dote, burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha ahubwo uba ufite impamvu. umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya, iyo bamubeshya arabimenya. pasite umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga. nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza, ja pasite turakundana bya hatari, urumva tunagerana kure pe. rimwe aza kumbwira ngo mute, niba wari uzi gukina
kuki wafashe amagambo nk'ariya ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kuri akoya naje no mu Rwanda azana n'abana kunsura tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana ariko mubona akadefo sha pastor ntapfa kwihanganira urumva akadefo ko gutoranya abana mbona ntago bizavamo ndabireka umva twagiye no mu rugo yagiye yujuje imodoka ibintu umugabo mwiza we umurundi urumva ntanamukwereka pastor ambwira iryo jambo umutima urandya nkweretse namuhaye amarikodi ndira namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo musaba imbabazi umutima wanjye uratuza twibanira mu mahoro n'ubu n'umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe n'umujama wanjye n'umuntu wanjye ako nyene nawe yarafushye cyane kubera Rusagara akajya yirirwa yenda mva akora amarorerwa n'ibiki byose nawe Rusagara apfiriye namwemye umwanya yaje mu Rwanda aje yirijije agira gute wapi nanga mva ntiyambona rwose ndamukwepa arinda asubirayo yarambuze urumva namubonye ako kantu ko kurobanura abana pastor umugore uzi ibintu wamukoreye agakinisha umutima wawe noneho nkubwire buriya defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye nubwo yapfa akazuka kubeshyera Imana irashaka kusubirana na wa mugore wawe uteko n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo nta n'isoni yarangiza akajya kubeshyera Imana akuvugisha gake k'ikise karuko nawe uri umunyantege nkeya utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya musaza we se weke pastor igihe nunambwira ko n'injiri cyatanu waye musaza we tuzibarangura njye nawe abantu barakubonye ishono baragutoraguye bakubonye iki bazi ko nyine musaza we se yakuvaho kandi azi ko wari buzajya umuhemba ku kwezi bakumugegera umusaza utaramwicaje ngo amuhana mubwira ati kuki uriya bintu by'umugabo kandi uzi ko mutazabana ubu bagore barabona bazakora business yo kurya amafaranga y'abagabo bagakira habona impamvu banirwa mu bibazo n'ibyo barimo bibahombera bigira gute kumbi n'udufaranga tw'abagabo bariye babamazeho amafaranga pastor Imana izajya indengera nzabaho sinzabaho nabi sinzasa nabi Uwiteka azajya ndengera abana banjye baziga nzarya neza nzambara neza mutesi sinzigera nangara ku gasi Uwiteka wenyine azibuka yuko nta muntu kwisuri kurira ko namubabaje ko nariyibye uyu mugore yarambabaje pastor yarambabaje ku rwego harabura gatungo usibye gusiba nimero ye harabura gatungo nananyandikira nzamuboroka ntabwo nkunda umuntu ukomeretsa umutima w'undi muntu guhemukirwa biraryana urukundo ruraryana umuntu ugukunda akaguha igihe cye biraryana none akaguha ibyuya bye akaguha pastor ntanyo kugira nta bashiki bawe ugira ari amafaranga ntiwayabahereza biriya byose wamuhaye ntiwabibaha ubuse niwo uzajya uhora uhinga biribwa n'inyoni niwo uzajya uhora ukorera ubusa ibaze nk'ubadodo bamenye nk'ibi bintu none inkuru yabakimomo muri Burundi hose ko umugore yakuriye ibintu yagize gute ntangiza akanyishyiramo ngo naravuze ngo ndamukwangisha ngo mvuga ngo umugore w'abana bamwe ngo akwisubiraniye na Dodo aranamaze niyo mane mbabarire mba numva mva niba rero umuntu ubabaza pasiteri we wagira ngo noneho wagira ngo uzi icyo wampaye barumva namesa ntanika nkajugunye pastor ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye y'abatata twese we unsengere pe none jondi nasibye na nimero ya siya unsengere pe reka mubwire pastor si nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingenge no kujya ngendana n'ibirara by'abagore nzi ngo n'abantu bazima ari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye babatata we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rega ribabaza anabeshya nta na gahunda afite kubana nawe koko pastor koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta na gahunda afite ariko ushaka kwirira amafaranga mfa nkubwire sinzamubabarira pastor nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira
azibane nsibana, umuntu ukinisha umutima w'undi akagutwara umwanya umwe, akagutwara umwanya wawe akakubabaza yarakuririye n'amafaranga. Buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo nakumaza umunsi turara tureba twirirwa tureba, ariko mba mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye. Urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo. Njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye. Pastor ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira, ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana usibye shitani yakwizanira ubwe, ariko uzamenye ko ubwo tuzabana. Koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana ndakwinginze wite buri wese ujya umuha ibihwanye n'ibyo yakoze. mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane.